idini n'indimi n'amafaranga, intambara ni zose mu byiciro byose. Byuka wasiwe urabagirane, dore yetawe ijuru byose ni iki. Byuka wasiwe urabagirane, dore yetawe sawa ijuru byose ni icyo kugenderwamo n'iki. Shakia mucika umwami wawe araje, aje agusanga. Baturage bisi umve ubuhanuzi, ibendera nirishingwa ku misozi miremire, mbese mujye mureba ibyo, imwe baturage bisi kandi kongera ndivuga, imwe yemwe mujye mumva. Dore abantu barapfa amoko, w'idini n'indimi, abantu bapfa amafaranga, amadini n'ibindi byose bitandukanye, pozisiyo, ibintu bikomeye cyane. Mwese mujye mureba ibyo, imwe baturage bisi kandi kongera nirivuga, imwe yemwe mujye mumva. Byuka wasiwe urabagirana, sawa ayi dore yetawe ijuru byose ni iki. Byuka wasiwe urabagirane, mufite abakomeye n'aboroheje, dore igihe cyanyu cyacu ijuru byose ni iki. Umwami wawe araje, aje agusanga. Umwami wawe araje, aje agusanga. Umugaragu wanje ukagarura ubwoko bwanjye bwacitse kw'icumu. Ni Uwiteka avuga, ibyo ntibihagije kuba umugaragu wanjye ukagarura ubwoko. Senebe inyisha y'Imana kuri mwebwe bose, ubwoko bwanjye bwacitse kw'icumu, ibyo ntibihagije ahubwo
nzakira ahubwo nza kugira umuco wo kuvira amahanga. Ndetse n'imigisha y'Imana iri kumwe nawe kabisa kubera iki gihangano. Ahubwo nza kugira umuco wo kuvira amahanga. Ahubwo Yesu azatugire imico yo kuvira amahanga kugira ngo agakiza kanjye agakiza kubite kagere ku mpera z'isi yayo yuka wasikwe urabagira ayoruka yuka wasiwe urabagira. Sawa konge kali yuka yo yuka wasiwe sawa urabagira. Togereka yuka weyo yuka wasiwe sawa urabagira. Togereka yuka weyo yuka wasiwe urabagira. Togereka yuka weyo yuka wasiwe chakira yo urabagira. Togereka yuka weyo yuka wasiwe urabagira. Ayo dori yetawe jujutseini chakira dori yetawe jujutseini dori yetawe jujutseini. Hai dori yetawe jujutseini. Mana we umwami wawe araje aze agusanga. Ayo umwami wawe uwiteka uhoraho araze. Yesu Kristo ari kugaruka aze agusanga. Umwami wawe araze agusanga. Umwami wawe araje agusanga. Umwami wawe aje gutarura intama ze, azanye ibihembo byo guhemba buri wese akurikije ibyo yakoze.
Yesu 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 aravuga nimuze mwese abarusha baremerewe arabaruhura iteka Yesu aravuga nimuze mwese abarusha baremerewe arabaruhura iteka kugukorera ibyiza kuko akuha ubuzima bwuzuye imirimo myiza yo muri we kugukoreramo ibyiza Yesu yagukoremo akuha ubuzima bwuzuye imirimo myiza yo muri we kugukoreramo na Yesu ni myiza kuko akuha ubuzima bwuzuye imirimo myiza yo muri we Yesu yagukoremo ni byiza tagira kuko akuha ubuzima bwuzuye imirimo myiza yo muri we bigire vuba naje umutima wawe atagucaho kabonye umugisha we bigire vuba naje umutima wawe atagucaho kabonye umugisha we itorero irya Kristo kandi ni we rufatiro itorero irya Kristo kandi ni we rufatiro itorero irya Kristo kandi ni we rufatiro itorero irya Kristo kandi ni we yo isi yacu yagenderwaga n'umubi twari twaragizwe n'imbata za Satani iyo ijuru inateranye umwana w'Imana ati ndabacungura isi yacu yaterwaga n'umubi twari twaragizwe imbata na Satani iyo mu ijuru
rwubatsweho itorero rimwe, kuko nta rundi rubanza gushyirwaho keretse gusa urwasizweho ni Yesu. Urufatiro bashyizweho ni rumwe, nirwo rwubatsweho itorero rimwe, kuko nta rundi rubasha gushyirwaho keretse gusa urwasizweho ni Yesu. Urufatiro rwasizweho ni rumwe, nirwo rwubatsweho itorero rimwe, kuko nta rundi rubasha gushyirwaho keretse gusa Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ayo niwe uye izima, niwe wanzwe n'abubatsi, niwe uye izima, niwe Kristo w'Imana. Itorero irya Kristo kandi we rufata itorero irya Kristo kandi niwe rufatiro itorero nirya Kristo kandi niwe rufatiro itorero nirya Kristo kandi niwe rufatiro.